ndaryama nkajya kuba nkabona ibintu by'inyo biri guturuka mu mubiri. Inyo? Yego. Kujya kuri toilette mbese ntago nyimeze nk'umukobwa, sinzi icyo narihebye nyine. Inyo zigaturuka mu mubiri? Ahantu hose ku mubiri wanjye nabaye umukara. Wabaye umukara kubera nyine ibyo bintu biba bituruka mu mubiri. Utu tuntu ndi kubona turi ku mubiri tw'umukara naho ziba zaturutse ni imbega ziragupfumura. Yego. Ariko nkuko mubibona mu nkari ze ziri muri iyi base murabonamo inyo nyinshi cyane, ibintu bitabaho mu buzima busanzwe. Biraza gutera ubwoba cyane nkuko nanjye byambayeho kubona inkari z'umuntu zirimo inyo zingana gutya, no kuvuga izo nyo zivuye mu gitsina cy'uyu mukobwa. Barapanga no kubana, ariko nyine umusore aza kujya hanze asiga amuguriye inzu, bateganya kuzabana nyine yavuyeyo. Nuko umukobwa aza kumuhemukira nyine agaruza asanga inzu yarayigurishije. Amaze kuyigurisha nuko umusore nyine ararakara cyane. Aramurogesha. Umukobwa ararembye cyane, nyine ayo mafaranga yayigurishije miliyoni 13. Ubwo amafaranga agenda yasesagura, ubwo umukobwa atangira kurwara, araremba cyane bikaze. None ubu imiryango yose yamucitseho, ni njye wasigaranye gusa w'inshuti ye. Ubu ni ngiri kumurwana nyine muba hafi. Umubiri we warabuze ahantu hose, ahantu hose kunda, ahantu hose yarabuze, hagenda havamo inyo zigenda ziri gutakara. Yesu we, nuko ameze? Zigenda ziri gutakara. Umubiri wose ubwo nuko ukomeze? Yewe we. Oya mworose no kugitsina hose zigenda ziri gutakara, nta nukwihagarika inyo. Ibintu byose nyine ni inyo gusa. Inyo gusa zigenda ziri gutakara, ahantu hose aryamye ziba ziri gutakara, mu bwiherero ziba zitakara. Inyo ni udusimba dutoya tw'umweru akenshi tugaragara mu kintu cyapfuye kikabora. Tugendeye kuri ayo magambo twakemeza ko uyu mukobwa yapfuye akagera n'aho abora, kubera ko umubiri we wose wuzuyemo inyo. Ukibibona ushobora kuba uhise wibaza niba yabasha gutera akabariro cyangwa nimba no mu gihe kiri imbere azabibasha. Umuhanga mu by'ubuzima yaciye umugani agira ati utazi umwanzi asiga umubiri. Umuririmbyi w'umuhanga nawe araririmba ati umubiri ni ubusa uzabora. Ibi ngibi ni kenshi tubyumva bitunyura mu matwi, ariko kubisobanukirwa bibaho gakeya. Ubisobanukirwa neza iyo ubonye umuntu wafata nk'umuntu ukomeye mu bwiza, wa muntu wemeraga ko ari mwiza koko, iyo atewe n'indwara utazi ahantu iturutse ubwiza bwe bugashoka mureba, abenshi amarira mu maso arashoka. Ndaryama nkajya kuba nkabona ibintu by'inyo biri guturuka mu mubiri. Inyo? Yego. Kujya kuri toilette mbese ntago nyimeze nk'umukobwa, sinzi icyo narihebye nyine. Umeze yewe we. Oya mworose no kugitsina hose zigenda ziri gutakara, nta nukwihagarika inyo. Ibintu byose nyine ni inyo gusa. Uyu munsi nguhaye ikaze nawe ngwino tujyane muri urugendo rw'umusaraba uyu mukobwa ari kunyuramo rutamworoheye. Yitwa Aline. Nyine inshuti yanjye yakundanye n'umusore, nuko umusore amugurira inzu, amugura buri kimwe cyose, barakundana nyine bikaze, bapanga no kubana. Yegereze mikoro. Barapanga no kubana, ariko nyine umusore aza kujya hanze asiga amuguriye inzu, bateganya kuzabana nyine yavuyeyo. Nuko umukobwa aza kumuhemukira nyine agaruza asanga inzu yarayigurishije. Amaze kuyigurisha nuko umusore nyine ararakara cyane. Aramurogesha. Umukobwa ararembye cyane, nyine ayo mafaranga yayigurishije miliyoni 13. Ubwo amafaranga agenda yasesagura, ubwo umukobwa atangira kurwara, araremba cyane bikaze. None ubu imiryango yose yamucitseho, ni njye wasigaranye gusa w'inshuti ye. Ubu ni ngiri kumurwana nyine muba hafi. Nimba nabyumvishe neza no kuvuga ngo umusore bakundanye we yamusigiye iyo nzu agiye hanze. Yego. Uyu nguyu yarayigurisha. Yarayigurishije.
ko numva yamuhemukiye se ahubwo ari uyu wahemutse. yaramuhemukiye cyane, nanjye byarambabaje, niyo mpamvu n'inshuti ze zindi zose zamuvuyeho. Hanyuma umusore agarutse asanga uyu nguyu inzu yamaze kuyigurisha tayari. Yego. Kuki se muvuga ngo yaramurogesheje, mubibwirwa n'iki? Namuvuje ahantu henshi bandangiye ahantu nka hane, ngenda muvuza amafaranga ye yagurishije iyo nzu agenda ashira. Ntabwo twahereye kwa muganga biranga, tujya ahandi mu binyarwanda bisanzwe biranga. Niyo mpamvu naje nagize ngo mbasaba ubufasha kuko ararembye cyane, arenda gupfa. Abasha kuvuga se? Yitwa nde? Witwa nde? Aline? Yego. Witwa Aline? Ari bite se? So twebwe turi abanyamakuru, twe twaje kugusura. Uwo mushuti wawe yaraduhamagara tubwira ngo tuze tugusure. Nubwo nyine mbona warembye, nyine utari kubasha kutuvugisha neza, ariko urihangana utubwireho gato yawe nkawe nka nyir'ubwite ku kibazo ngo ufite ku burwayi twabonye butoroshye. Ihangane. ikibazo nyine ni umuhungu twakundanaga, ajya hanze, ansiga inaha yarasize inzu n'imodoka, nyine ndabigurisha, ndamuhemukira ndabigurisha. Agarutse asanga nyine ibyo gukundana nawe nabivuyemo, n'ibintu bye narabigurishije, ahita ajya kundogesha. Tujya kurogesha. None se iyo mubarana ukabimwishyura bikarangira? Yarabyanze, naramuhamagaraga akanga kunyumva. None se yakubwiye ko azakurogesha cyangwa nibyo we watekereje? Oya, ntabwo yigeze abimbwira, ahubwo nuko natangiye kurwara nkagenda kwivuza ahantu hose, uwo akambwira, anyandikira message arambwira ngo nzicuza ngo mu buzima bwanjye bwose. Mu buzima tubayeho kuri iyi si, akenshi amaherezo y'ibintu byinshi iyo bimaze gupfa birabora, nubwo hari ibitabora, ariko uyu munsi reka twivugire ku bintu bibora. Ikintu iyo kimaze kubora, akenshi kugira ngo twemere ko cyaboze bya nyabyo, gitangira kuzamo udukoko dutandukanye. Akenshi ikintu cyaboze gikunda kuzamo inyo. Inyo ni udusimba dutoya tw'umweru, akenshi tugaragara mu kintu cyapfuye kikabora. Tugendeye kuri ayo magambo, twakemeza ko uyu mukobwa yapfuye akagera n'aho abora, kubera ko umubiri we wose wuzuyemo inyo. Ariko nyamara ntabwo ariko byagenze, ntabwo yapfuye, kuko aravuga, arumva, ndetse arananyeganyega, arahumeka. Ariko mu bigaragara, urebesheje amaso, wakemeza ko umubiri we wose wamaze kubora, kubera ko umubiri we wuzuyemo inyo gusa. Ndaryama nkajya kuba nkabona ibintu by'inyo biri guturuka mu mubiri. Inyo? Yego. Kujya kuri toilette, mbese ntabwo nyimeze nk'umukobwa, sinzi icyo narihebye nyine. Inyo zigaturuka mu mubiri? Ahantu hose ku mubiri wanjye nabaye umukara. Wabaye umukara kubera? Kubera nyine ibyo bintu biba bituruka mu mubiri. Utu tuntu ndi kubona turi ku mubiri tw'umukara naho ziba zaturutse, imbega ziragupfumura? Yego. Bagerageje kumworosora ndetse no kumwegura, witegereje neza ahangaho uyu mukobwa yari aryamye, munsi ye urahabona inyo nyinshi. Witegereza neza ku buriri aryamyeho, urazibona nyinshi kandi zigenda. Urabona zimwe zinaturuka mu mubiri we. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Igihe cyo kujya ku bwiherero, iyo agiye gukora ibikomeye, mu mwanda we hasohokamo inyo. Ndetse n'iyo agiye gukora ibyoroheje agiye kwihagarika, mu nkari ze haba harimo inyo nyinshi. Byadutangaje ndetse bidutera ubwoba, tumusaba ko yihagarika tureba. Niko gufata ibase ayicaramo, akora ibyo agomba gukora. Ariko nk'uko mubibona, mu nkari ze ziri muri iyi base murabonamo inyo nyinshi cyane. Ibintu bitabaho mu buzima busanzwe. Biraza gutera ubwoba cyane, nk'uko nanjye byambayeho kubona inkari z'umuntu zirimo inyo zingana gutya. Ni ukuvuga izo nyo zivuye mu gitsina cy'uyu mukobwa. Biguteye ubwoba, ariko nyine nanjye byanteye ubwoba ndi gukora iki kiganiro. Ukibibona ushobora kuba uhise wibaza niba yabasha gutera akabariro, cyangwa nimba no mu gihe kiri imbere azabibasha.
yarashize inyo gusa. nuvuga ngo ubu nta nubwo yakihakabyiza ntabwo yatera akabariro. Uwo musore wakwemera gutera akazizi mu nyo se yabaho. Ibyo si bimaranye igihe kingana gute? Bimaze amezi ane, ariko byatangiye mbere mu mezi ane nibwo nari maze iminsi ndembye cyane. Mwese urarya mugasinzira? Ntabwo nsinzira. nuvuga ngo zibazi kugenda? Mba ndi kubabara no mu mubiri ahantu hose, ndi gutoneka hose. Ibintu kandi ubwa mbere mbyumvise se. None se ubwo Yesu uratubwiye ngo niyo ngiye ngo kwihagarika ngo mbona ntari umukobwa, none se nugiye kwihagarika nabwo urazibona? Mbona ibintu nazi nyine sinjya mbisobanukirwa ibyo mba ndi kubona. Iyo ugiye kwihagarika? Iki kibazo giteye kuko numva ari ubwa mbere ibintu byose nabyumva. None se uyu musore basi umuhamagaye ukamusembaza kubwira ngo iki? Shangiye ntago abashika kunyitaho keretse mugerageje. Uracyagira nimero zo ngo tumuhamagare? Nimba zikibaho zirahari kumenya, sinzi nimba zikibaho. Reka tuzirebe tumuhamagare. Tumuhamagare basi wenda tumukwingingire kuko nyine ibyo bintu ntabwo byumvikana njye n'ubwa mbere mbibonye. Ngandebera iyo nimero yimbwiye. Yimenye umuhamagare ntare. Kamuhamagaze nimero yanjye atazi. Ashaka kutayifata ubwa? Yegereze mikoro mbwira ngo ndi kumva. Nimero ye telefone yashaka kutayifata abonye ari umuhamagaye. Wareka muhamagaze yanjye. Kamuhamagaze yanjye ntacyo. Duteze uhamagaze yawe urebe ko yagufata. Kumve. Numva icyo abivugaho kabisa. Mbona siri kuba busy. Ndabona iri kuba busy. Nubwo bwose umukobwa yahemutse pe, umusore nawe aramuhemukiye bikaze. Kamuhamagare telefone itabona abwo nta n'ubwiriho. Telefone ntabwo iri gucamo kabisa. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. Ubwo utinze gutya bishoboke ko ari amarezo. Birashoboka Kanyigerageze ngiye muhamagare kandi disi mwihangane pe. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Namarezo ubundi telefone itinze ndakomeza nyigerageze ntacyo aho ikundira ndamuhamagara tumubaze. None se ngiye ikintu numvaga rero mwakora mwirirwe mwiruka mujya kwivuza nimba nyine yarababwiye ati munzanira amafaranga yanjye, nge numvaga mwari gushaka ukuntu mumwishyura mukarangizanya nawe ikibazo kigakemuka. Mwese ko mubyumva? Tuyafite nyine twamwishyura ariko amafaranga yarangije kuyasesagura ayapfusha ubusa. Ubu nta mafaranga dufite, amenshi twarayivuye n'ayamuvujemo byaranze nyine nta mafaranga dusigaranye. Nta mafaranga musigaranye? None se urambwiye uti umumaze kwivuza ngo ahantu henshi kugeza aho miliyoni zingahe zishira, urambwira uti twabugiye mu kizungu biranga, twagiye mu kinyarwanda biranga, hanyuma se ugatekereza naho ko ugiye kwivuza hehe noneho mutageze? Gusa hari ahantu twumvishe kuri radiyo hari umuganga twavuganye atubwira ko yadufasha, ariko yaduciye amafaranga menshi pe, ntabwo twayabona kuko amafaranga yarangije gushira. Yabaciye angahe? Yaduciye 400. 400? Ngamuvura kirese? Nawe nuko gerageza ntabwo tubizi. Cyangwa nawe nyine ni nk'abo bose bagize? Ni nk'abo bose nyine mwanyuzeho bikanga? Ni ukugerageza, ariko hari abandi bantu nka 2 bambwiye ko avura. Ubwo twagiraga ngo wenda dusaba ubufasha ku buryo twamujyana tukareba ko byakunda. Wabaye ko numva se kanongera amamagare ya nimero iciyemo noneho. Kamuhamagare na reka nyitaba mpimubase kuko. Tubarize ko yagira n'imbabazi wenda kuko amafaranga yo ntabwo twabona yo kumusubiza. Ubwo ntabwo ari kumfata. Allô? Allô? Oui.
Mwiriwe. Neza. Nge uguhamagaye nagunzi. Yego. Ndi umunyamakuru wa channel yitwa Kigali 250 ni channel ikorera kuri YouTube. Hari umukobwa witwa Aline uramuzi? Aline we. Aline wa Kimironko. Yego, ndamuzi. Uramuzi? Yego. Niyo wari umpaye nimero zangu nkuvugishe twari nanagiye kumusura turi kuganira. Ngira ngo wenda ntaciye. Ubwira musore. Uwo mukobwa ikibazo dufitanye arakizi none umvatangiye kunjyana mu itangazamakuru. Ibyo namukoreye nagumya kunjyana mu itangazamakuru. Nta kintu na kimwe nzigira mufasha azagumya gutyo mpaka apfuye. Ibyo kujyamo byose nta kintu na kimwe bizamugezaho batangiye no kunjyana mu itangazamakuru. Oya nge nande kuvuga najya ngo wenda mugusubira. Oya nta kimwe agomba kumbwira kuko ngewe ibyo twavuganye igeze yankoreye nta kimwe nshaka kumva mbye binambwiramo nta guca kumenya no kunamamagara ahubwo ndanabiyaza. None se umva nkubaze nyine. Nese basi habonetse uburyo akakwishyura ibyawe. Oya nese gutataza kunyibwabwe kugicyo sobundi ubundi abari kumamagara mbazi iki. Ngo nta gukimwitaba niyo mpamvu. Oya. Yesu we. Aranankubye noneho. Ubwo ahita ayikuraho kuko nabundi dusanzwe tudacamo. Areta ayikuraho. Kuko nanjye naramuhamagaye nyine ngo numve ko twabikora. Yacamo. None se kumbona ari ikibazo gikomeye. Shani ikibazo gikomeye pe. None se nyine ubundi ikintu kiri kuntangaza ibintu kuva mbayeho n'ubwa mbere mbyumvishe kuntu muri kumbwira ngo mu mubiri we ngo havamo inyo. Nese unuvuga umubiri we ubungu butari umubiri we waraboze. Umubiri we waraboze ahantu hose hano hose kunda ahantu hose yaraboze hagenda havamo inyo zikene ziri gutakara. Yesu we nuko ameze. Zikene ziri gutakara. Umubiri wose ubwo nuko umeze. Yewe we. Oya mworose no kugitsina hose zigenda ziri gutakara nta nukwihagarika inyo. Ibintu byose nyine ni inyo gusa. Inyo gusa zigenda ziri gutakara ahantu hose aryamye ziba ziri gutakara mu bwiherero ziba zitakara. Umubiri nese ubudisi mana we cyeko ndumva nyine mbuzi icyo mvuga ndumva bindenze. Ararembye pe. Nese ubasabasha kurya abasha kuryama agasinzira. Gusinzira bwo ntagasinzire use wasinzira inyo ziri guturuka mu mubiri bigakunda. Birumvikana. Nukuvanga aya mezi ane yose avuga aya mazi ahangayitse gutya inyo umubiri wose no mu gitsina zigasohoka. Ahantu hose ziba zisohoka naromewe. Yakihagarika mukabona ziraje. Ni inyo gusa. None se ubu nta ndwara wenda ibaho iteza ibintu bikaba byarahuriranye nuko uwo musore yamuhemukiye akaba arwaye bisanzwe mukabyita amarozi mukaba mwarabinyuranyije. Namanje kumujyana kwa muganga henshi acamo no mu cyuma biranga. Yaciye no mu cyuma wasanga nta ndwara afite. Bo ntibazibona. Bo ntago bazibona kwa muganga bisanzwe. Mu kizungu ntago babibona. Batubwira ngo nta ndwara afite. Kandi zigahama zize. Nese ubu kugira ngo yoge basi bigenda biti niwo mwoza. Ninjye mwoza. Baba we. Iki kibazo rero ndumva kirenze ubwonko bwanjye. Harya ambwiye ngo uwo muganga ngo yababwiye ngo iki uwo wundi musha. Muganga nyine yanciye 400 kugira mbashe kumuvuza ariko nta mafaranga mfite pe. Agiye 50 byonyine magana ntago nabibona. Nukuvuga ngo tugutabarize bamutabare no kuri abantu bari burebe iki kiganiro ndabizi ko umuntu ufite umutima ufasha yafasha byibuze umwana akivuza pe. Dusabira ubufasha rwose kuko ahubwo se mbere yuko natuvuga iby'ubufasha wizeye ko uwo muganga yamuvura koko amafaranga ntapfa ubusa nge nicyo kintu cyakumenya. Byose no kugerageza ariko buriya nawe birashoboka. None se rero reka nkubwire mfite kandi amafaranga nagendanye hano mu gakapu kanjye ashobora kuba ari nk'ibihumbi 300 byo nari ngiye kuyakoresha nagira naba mbisubitse noneho kande arangahe aya mafaranga yes aya mafaranga ni 300 ngiye kuyaguha tugende si yakenewe ko tumusigaramo 100 cyangwa tukama kuri telefone
birashoboka nyine twagira tukamufasha ikintu giye kugufasha nyine ikintu nagufasha none hakwe ngo utegereze wenda ngo utegereze igihe abantu bazagufashiriza bazamufasha wenda no mu bindi by'ubutaha no mu bundi buzima azakenera kubaho reka nguhaye amafaranga 300 wowe umujyane ujya kwa uragira kwa ushaka kwa muganga kohereje n'ibyo 100 nta kibazo umutakambira umwinginge umubwire abafashe sibyo murakoze wowe akira murakoze cyane noneho wowe ugende umubwire agufashe noneho na kirabasi abashije kuvuga ngiye tuzagaruka ubutaha tuganire nawe birambuye dukwana ikiganiro no abitubwire neza bitwibwirira abasha kuvuga afite n'imbaraga sibyo byiza yego nta kibazo ariko buriya mwana dufashe ko mutatugezeho uko ntabwo ari kure cyane ntabwo ari kure tubaha karifti ntacyo twabaha lift tukamugezayo cyangwa se ntabwo twanajyana no kwa muganga nimba ubona nta kibazo cye atanga ko twagiye turi abantu benshi nta kibazo nta twirukansa reka akwa muganga nyungu igitekerezo twereka tubirikeza kwa muganga n'ibinana twemerera tubikurikirane nkuko twatangiye ikiganiro tunagisorezeyo wenda muganga ashaka kudufasha akadusobanurira byimbitse iki kibazo nyirizina uko kimeze tukanabyumva kurushaho koko tukanamenya nimba ari amaruzi cyangwa nimba ari indwara y'indarwaye reka bitubireka bwo tujye kwa muganga numva ikihutirwa murakoze cyane yego kamerama mumfashe gutya tumugeze ku modoka turi mu nzira twerekeza kuri uwo muganga baturangiye ngo tujye kugerageza amahirwe bamwe mushobora kuba muri kwibaza niba azakira cyangwa nimba atazakira kubera ko ni ibintu bikomeye ibyo nanjye ntago mbizi reka tubiharire Imana aha tugeze ni kwa muganga Yes rero ahangaha tugeze ni kwa muganga tunamushimira ko yemeye ko agiye kubakurikirana tubifata ku mashusho ngo muze nyine ku abantu batangiye ikiganiro mukomeze munarebe uko gahunda zigiye gukomeza muramubona Aline cyangwa se wa mukobwa urwaye aha ni kwa muganga nyine niho avurira nyirizina uyu ni muganga mubona mwacire mikoro amakuru yanyu ndabanza roko ndabana remye ndabanza roko akira tuvugane amakuru yanyu ni meza buhoro ni wowe witwa nde umurwayi yitwa Aline wowe witwa nde yene twariyete kubera ko agiye ngerakira abarwayi benshi batandukanye baturutse impande nyinshi kandi batotwabone kuri telefone ubwo rero sinamenya uko witwa ni wampamagaye mu minsi ishize ni njya guhamagaye umbwira ko muvuye muri Kigali bafite umukobwa urwaye bakoze ukuntu yego mbo muryabanza muryamisha aho ngaho uburwayi mu gihe kingana iki bamaranye amezi menshi amaze igihe kirekire arwaye murakeka ko yabarwaye iki nese muganga twanamuvuje ahantu henshi byaranze ubwo niho tuje kwitabaza ubu ngubu mwambuye kwa muganga w'ikizungu mubyeje mwagize kwa muganga w'ikizungu twagiye mu kwa muganga w'ikizungu bamucisha no mu cyuma birababona babura indwara hanyuma mu kwa muganga w'umukirwa tujya n'ahandi mu Binyarwanda ahantu hane biranga ariko hari umuntu duherutse guhura arakundangira ubwo rero tuje kureba ko nawe watugeragereza mugabo ndabunganiyeho gato nanagushimba no kugushimira wenda ko wemeye ko ukorana n'itangazamakuru aba barwayi nyine barampamagaye turaganira bambwira ukuntu bagiye bahimukirwa mu buryo butandukanye ariko bambwira ko bumvishe itangazo kuri radio bakuvuga ndetse ko hari n'abandi bantu babahaye ubuhamya bakababwira yuko uvura bya nyabyo niyo mpamvu twifuje kuza hano tukanazana nabo nyine tubaherekeje rero ni wowe byiringiro bye ni nawe uri butubwire nimba ko kubona bishoboka ukurikije n'ikibazo kukibona murakoze cyane ntabwo nari namusuzuma yego ariko ngewe icyo niyemeje no gufasha abantu kandi uko namubonye n'uburyo ajemo n'abaje batameze ko ndabavura nta kibazo yego
murebe imiti aho ngaho ira yose nimba nazaniye abantu kugira ngo mbafashe. Yego. Niyo mpamvu rero ngiye kugira ngo mbanze musuzume menye n'ibyo mvura ibyo ari byo. Birakunda se kubikora natwe tuduhari cyangwa nta kibazo nabyo nta kibazo. Ntabwo ari ibintu misha. Noneho reka tukure gukora akazi kawe. Yego. Sa murakoze. Abasha kuvuga gakeya ariko aravuga. Shirana pe. Ongera acira cyane. Sana kuda turebe ko amaze. Rashize. Witwa nde? Wazazi nawaambia mnisaidie kusudi nijue kama huyu mtoto anaumwa nini. Mnisaidie wazazi kwa uwezo muri nipa. Mfashe basaza ubushobozi mwampaye babyeyi bakurambere. Kugira ngo ndebe uburyo ki uyu mwana arwaye n'ibyo arwaye. Komana yibye. Yaribye. Yaribye dore umuntu wamurogesheje kubera ko yamwibye. Yaramwibye sindabona ibyo ari byo. Yego. Kugaragara ko yibye. Ibintu byo kwibamo se kandi katari yabitubwiye. Yaribye umuntu wagira ikibazo nayo yaramwibye. Niba ufite ikibazo cy'amafaranga hari ibintu bye rwose byinshi yamutwaye. Akaba adashaka kubyihanganira rero akaba ari impamvu yamugize kuriya. Niko wari kubibona. Niko agenda kubibona. Urumva ko ngo yaribye. Yaribye ko ni nko kwiba ko yakundanye n'umusore aramuhemukira. Niko byagenze. Ni umusore yahemukiye. Nahise mbibona. None se muga ko wumva nyine uwo yibye ari abako ayimuterereje ubwo biraza kugenda. Ayimuterereje. Mbo uburozi ndi kubona banamuroze. Uburozi buragwa n'abandandi. Abandandi ni bantu ki? N'aba Kongomani bo muri nani hirya za Butembo gutyo. Za kwanza baba za Butembo niho baba. Abangaba ari ubuyobozi buno bwaturutse. Dore bwambutse n'umupaka rwose. Uri kubibona? Ndi kubibona. Hanyuma icyo ngiye kumukorera. Yego. Ajya sinzira? Ntago ajya sinzira. Ntabwo gusinzira, umuntu ntabwo gusinzira. Icyo ngiye kumukorera rero kanze ndabungura nta kibazo. Uyu ni umuti ugiye kumuha cyangwa kumusuzuma? Ni umuti ngiye kumuha. Kugira ngo uburyo kimuvu ntangira kumuvura, ntangiye kumuvura ubu ngubu. Yego. Uko wibuda urabona barababaye cyane. Ntabwo namutinza kandi urabona ko n'abandi bakiriye musanze bamaze kugenda benshi. Akaba ari umpera muzanye nawe. Yego. Akira muko akira. Mira nuciye birarura ko bimeze nta kibazo. Birarura cyane ariko. Biramuturarura cyane. Rero
kurishyuzamo ariko bo ndagira ngo umfashe. Yego. Hari umuti ngiye guha uyu mugenzi we, hanyuma mugere mu cyumba, wowe umusiga umubiri wose. Numara ko umusiga umubiri wose ugaruka hano baryame hano. Yego, nawe umusiga biragenda bite? Nawe umusiga ni ukuvuga ngo uwe arahita, kuko nibwo niba ntangiye kumuvura neza, ubwo ari ukuvuga niwe umuvura kwa. Kigwa rero ko utangiye kumuvura nuko ahita agira ibitotsi byinshi cyane. Yatubwiye ko atabasha gusinzira bitewe nuko mu mubiri nyine ziba ziri kumwirukanka. Nabibonye ari ziranyoze leta zihagarara. Mbura ndumutinza kumana nimugoroba n'ubundi. Icyo manza kubasaba muramusiga hano. Mwe murasigara wowe nawe. Kubera ko umunsi umwe ntabwo namuvura ngo bishoboke. Murasigara umurwaze uko hari mitindi ntabwo nafata umwana w'umukobwa nkura wongeye kumuhagira kandi uhari. Wari ugera umuhagira nta kibazo kubira ndibiza ko bishira nta kibazo. Yego. Sawa. Buragiye kumuhagira uwo muti. Wagiye kugera umusige. Numara ko umusiga ubwo nyuma yaho ngaho urabura ko biza kugenda. Hano reka banza umusige turebe kuko tubwiye nimba bibana cyane ko nta kizere dufite bitewe n'abantu benshi bagiye banyuraho bikanga. Ibyo birumvikana. Reka abanza umusige turebe uko bigenze ko nimba aryame gasinzira. Sawa sawa. Ubu hakurikiyeho gahunda yo kumwoza. Uyu muti se bu ni bwoko ki? Uyu muti uba wita kasaka ucawe. Uyu nguyu ni wo musaka mu buraborozi bwose ukabwegeranya ku buryo kugira ngo nanjye mbone uko mbukuramo. Rero hanyuma yo kubohereje ngo ajye kumwuhagira uriya muti umuhaye ubu biratwara nk'igihe kingana gute? Uriya nukumusiga si ukumuhagira. Nuko umusiga. Yego. Kuko umuhagiye mbere yuko umusiga wabigisha. Aho uranze ko umusiga, wamara kumusiga akaryama akango kujya abana kumuhagira. Kubera ko icyo gihe uborozi bwose bamaze kwegeranya, nabona kumuha umuti wo kugira ngo byose mbihagarike. Yego. Ariko mbizeje ko byose mbihagarika ntibagire ikibazo. Ubu cyizere tukigire cyuko mugire icyizere. Mbo n'ikimenyimenyi. Yego. Aya mafaranga yazanye afate arama hasi 200. Ani byiza kuba mpaye andi mafaranga arayampa abonye umuntu wakize. Abonye umuntu akize. Ntabwo nafate yose atabona umuntu wakize. Ndumva bari no gukomanga ku rudimenya yamaze kuba umusiga ahubwo sinzi nimba bemerera bakagaruka wenda nimba iminota bawagennye yarangiye. Nta kibazo nibaza nta kibazo. Ngo mwaza ubu hagiye gukurikira iki none? Mbo ngubwo banze kumusigurira muti reka tuba tumuha agahenge abanza aruhuke. None se uriya muti w'umusize ubonye iki? Umutima muganga guhaye uwo musize ubonye iki? Hari impinduka na nyibonye? Nta kiribonye ku mubiri. Gusa inyo ntago zikomeje gutakara nkuko ziri gutakara. Kuko hagenda hose zigenda zigwa ariko turunze ndinze mva kubusimusiga zitaratakara. Nta no kwikanga ubonye kuri we. Nta kwikanga ubonye kuri we. Ahise agira ko arahise yikanga. Ndabona aranasinzira. Biraza basinzira nabo babo cyane. Kandi bambire ko atajya asinzira ngo amaze hafi amezi ane adasinzira. Asinzira ndabizi. Umuti tumusinziriza cyangwa ahubwo no tumusinziriza kugira ngo ubone uko umwinjira mu mubiri ukoramo buraborozi bwegeranya. Ubwo dukora iki? Tumureka aryame? Ni mumureka aryame asigaye n'uyu mugenzi w'umurwaje bisigagenda byikorana. Ntabwo ushobora muvura umunsi umwe bishoboke. Rwasigaye n'akazi ka muganga ako twizere ko umukobwa wacu ari bukire kabisa. Arakira ntugire ikibazo na kimwe rwose.
ego ubu ngubu namara gukanguka nibwo ajya kwiyuhagira mbo yakaza nkamukoro nta mundi muti ejo saa yine uzakira umuntu wawe kandi wishimye neza nta kibazo azaba yakize nta kibazo urakoze cyane noneho urasetse hanyuma se umuga wenda twageze hano iwawe nyine twabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubwo nyine ngiye kwiba iminota mike cyane mu gihe haryamye mboneho no kubaza nyine utuntu tumwe na tumwe twaje tuhita twinjira mu gikorwa ntiwanatwibwira mbese twaje wita usamiye umurwayi hejuru ko yari ameze nabyo turanabigushimira nka muganga haba ikintu bita urgence iyo ubonye umuntu aje arembye ntabwo wita ku bindi bintu uretse ko rubanza kwakira ibintu ukabibaza nyuma mbo niyo bijemo mu bintu by'amafaranga ntabwo amafaranga wihutisha buvura umuntu nyuma kumuvura kujya kubona guca amafaranga byiza cyane rwose ni muri rwego rw'umwe nabakiriye nk'abantu mwe nta n'ubwo nanabamenye ahubwo uretse ko mwanyibwe nyuma yaho ngaho njyewe nitwa muganga Mbungiramihigo abandi mu buvuzi gakondo bimaze imyaka 16 ubwo rero nkorera mu mpande zitandukanye hari igihe mba ndi Kongo cyangwa nkayobora ari Tanzania ni Burundi hasasa cyane cyane mba ndi muri Kongo ko nkora n'imiti myinshi cyangwa Tanzania ariko undi hano mu Rwanda ndi gukorera abantu bangana ni benshi buje ndamufasha uri gukorera mu Rwanda ubwo se abantu bo muri Kongo ntihari abakura mbo ukeneye ko mukorera bajye basanga hano byanashobora gukorana bariyo nta kibazo bariyo gute ndabakorera akambwira amazina abanza kumbwira uko amazina ye na se na nyina n'ifoto akanyoherereza nanjye ngasuzuma nkamenya uburwayi uko bumeze nkamuvura ariyo nta kibazo niba ari muri Amerika aho yaba ari hose ku isi namuvura nta kibazo nagira nyine nsubiramo ko ntabwo mwumvishe neza ni ukuvuga ngo ugiye umuntu anyoherereza abanza ukazi yamaze ko niwe unyihamagarira ubwo nkeneye agamagara kuri telefone tukabona nkamubwira ikibazo afite nkamubwira ikibazo kugira ngo gikemure nyoherereza ifoto yawe n'amazina yawe yombi n'aya papa na mama hanyuma nkuvure kuvura ndabanza ngasuzuma mara gusuzuma nkabana urwaye indwara runaka basuzuma iki ugasuzuma ku ifoto niyo suzuma ifoto n'amazina buriya ufite ifoto n'amazina umuntu mba mufite neza cyane nk'aho twicaranye ubu mufite kimwe nuko ubona buryo umuntu ajya avunika bakunga igicucu cye kandi batamukozeho umuntu kuba ukamuvura atiriwaza kandi agakira cyane rwose maze kwikorera abantu benshi cyane ku buryo bagiye banashimira cyane bakohereza ubwo nyine